Umugabo yatashye yasinze ageze mu cyumba cyo kwa buriri asanga mu buriri harimo amaguru ane aho gusangamo amaguru abiri y'umugore we ahita atekereza ko undi mugabo yaje kumwinjirira. Rwanda arahondagura bigeze hasiga bataka yihina mu gikoni ngo azane amazi ashyushye bameneho. Ageze mu gikoni asanga umugore we ari haryamye. Nuko umugore amubwira ati sheri ababyeyi bawe badusuye mbaraza mu cyumba cyacu nizere ko uvuye kubasura. Yabajije mwarimu ati teacher does Hannah have legs? Mwarimu biramutangaza cyane. Hanyuma baza uwo munyeshuri ati kuki ubimbajije? Umunyeshuri ati kubera ko numva dadi buri joro abwira mama ngo honey open your legs. Umunsi umwe nijoro habaye umunsi mukuru nuko batumira buri kintu cyose kiba ku isi, azamo intoti za 5, iza 2, iz'igihumbi, iza 500, aza n'ibiceri by'ijana, ibya 50, ibya 20 ndetse n'iby'icumi. Nuko ibiceri babyicaza mu myanya y'icyubahiro imbere, naho intoti bazicaza inyuma cyane rwose. Zirarakara cyane zijya kubaza Petero impamvu bazisuzuguye. Petero arazibwira ati erega mwebwe ntimujya muboneka mu nzu y'Imana, hiyizira ibiceri gusa. Naho mwe mwigira mu tubari, amahoteli, mu ndaya, ngaho muri za ruswa, ahantu hose hadahisha Imana icyubahiro. Umugore yakoraga ahantu babaha ifunguro rya saa sita. Umunsi umwe bagabura ibiryo biriho ibishyimbo, biramuryohera ku buryo ari amasahani 3 y'ibishyimbo akayamara. Atashye umugabo amutangira ku irembo amubwira ko amufitiye surprise. Nuko amupfuka igitambaro mu maso aramujyana amwicaza ku meza yo mu ruriro. Bya bishyimbo byari byamuguye nabi mu nda, akeneye kurekura kuka ngo ahumeke, ariko atinya kubikora umugabo we ahari. Kubw'amahirwe umugabo we akimwicaza telefone yarasonnye, anyarukira mu mbere aho yarara yitaba. Umugore ababonye akanya umugabo ari kuri telefoni, maze si ukurekura amabombe hagati yivayo kugira ngo abone agahenge mu nda. Kera kabaye umugabo ava kuri telefoni, undi ahita yimunyamunya. Umugabo araza ati sheri nizere ko utipfukuye. Umugore we ati oya sheri urabizi ko nkubaha sinipfukuye. Umugabo apfukura umugore gake gake, maze umugore abumbuye amaso asanga ku meza y'uburiro hariho hicaye abashyitsi bagera ku 12 bumiye bapfutse amazuru. Bahita bashwanyukira rimwe baraseka. Ubwo nawe abura hakwira.